Inkuru yacu tuyitangiriye mu rugo rusa nk'aho ari rushyashya. Umugabo n'umugore barubamo baracyari mu kwezi kwa buki. Bisa nk'aho bamaze igihe gito barushinze. Mbese barakundana cyane nk'abantu bahararanye. Iyo babaga bari mu rugo birirwaga bakina ya mikino nawe uzi abantu bakunda gukina iyo bakundana. Ibyifuzo byabo yari ugukundana ndetse bakabana akaramata bagatandukanwa n'urupfu. Bifuzaga kuzabyara abana batatu bakabaha urukundo bakabatetesha kandi bakabaha ibyishimo uko baba bameze kose. Iminsi yakomeje kwisunika. Hashize amezi 9 umubyeyi yaje kwibaruka umwana w'umuhungu mwiza cyane w'igitangaza. Kubera ukuntu bari bamutegereje cyane byarabashimishije kumva ko nabo bagize umwana. Hashize icyumweru umwana avutse bakoresheje ikirori cyo kumwishimira no kumwakira nk'umuntu mushyashya winjiye mu muryango. Umwana bamwitayeho baramurera bamuha urukundo rwa kibyeyi kugeza agize imyaka 2. Nkuko mubizi ko abana hari ikigero bageramo bakiga kuvuga, uyu we siko byagenze. Icyo kigero yakigezemo arinda nakirenga nta jambo na rimwe aravuga. Uyu mwana yari mwiza cyane, kumureba byonyine byatumaga wumva umukunze cyane. Igihe cyo kwiga kugenda nacyo kigeze, umwana yakomeje kugenda kambakamba. Ababyeyi be bategereje ko ahaguruka ngagende baraheba. Mu by'ukuri uyu mwana yari yaravukanye ikibazo cy'amagufwa yo mu maguru. Si ibyo gusa, kandi yari afite n'ikibazo cyo kuba atabasha kuvuga neza. Mu kanwa ke hahoragamo ijambo rimwe gusa. Papa wabonye ko umwana atabasha kuvuga no kubasha kugenda, yaritoreje ntiyamujyana kwa muganga ngo barebe ko hari icyo bamufasha. Yumvaga ko kuba umugore we yarabyaye umwana umeze gutyo atari uwe. Ibyo bigatuma yumva ko muganga nawe ntacyo yabihinduraho, ndetse abuza na mama we kumujyana kwa muganga. Ese ntiyongeye gukomeza kwita kuri uwo mwana, ahubwo yatangiye kumwanga cyane, atangira kujya amukubita ndetse akanamutuka cyane. Kuri we yumvaga atakongera no kumubona mu maso ye. Nyina nawe abonye ko umwana ari kumuvuna wenyine, abandi bose baramwanze, ari we wenyine umwitaho, nta wundi muntu wamwikoza, nawe yatangiye kumwanga. Nawe ntiyongera kumwitaho nk'uko bamwitagaho akiri uruhinja. Abo babyeyi babonaga uwo mwana atazakura ngo avemo umuntu ufatika. Nuko bafata umwanzuro wo kujya kumuta bakazabyara abandi bana bazima. Mu gitondo bazindutse ya Rubika bamujyana ahantu kure, bamusiga ku muhanda impande y'ishyamba. Maze bagaruka mu rugo. Izuba ryagiye kurasa bageze iwabo kare. Izuba rimaze kurasa neza hakeye, hari imodoka nziza yagendaga mu muhanda. Iyo modoka yari iri mu bikira ugiye mu butumwa mu yindi ntara. Yakomeje urugendo rwe ari nakagenda yumva indirimbo zo gushima no guhimbaza Imana. Mu nzira agenda ariko byabaye ngombwa akahagarara akongera amazi mu modoka. Arangije kuyashyiramo yagarutse mu modoka ngo akomeze urugendo. Atarinjira neza ariko yumva ijwi ry'umwana uri kurira, nuko asohoka mu modoka ngo abanze amenye neza ikiri kuriza uwo mwana. Umwana yakomeje kurira cyane. Umubikira nawe hagenda amusanga. Amugezeho asanga azingiye mu kantu kameze nk'umusambi, ndetse imbeho yamwishe cyane. Ahita amenya ko byanga byakunda ari umuntu wahamutaye, maze biramubabaza cyane. Nuko aramufata maze ahita amutwara. Yamujyanye mu kigo barereramo abana b'imfubyi, bamwitaho baramurera ndetse banamuvuza cya kibazo yari afite cy'amagufwa. Ariko gusa yakomeje kubikirage. Ariko bamwigishije gukoresha neza ururimi rw'amarenga. Uyu mwana ubwonko bwe bwarafataga cyane. Mu ishuri yigagamo yari umuhanga cyane. Buri gihe yabaga uwa mbere kandi akagira n'amanota meza cyane. Hashize imyaka 25 ibyo byose bibaye, wa mwana yari yarakuze ndetse yarabonye akazi keza ko kuvura mu bitaro bikomeye. Bababyeyi be nabo bari barakenye, ubuzima bwaranze bumeze nabi cyane, ndetse bari barabuze urubyaro. Nyuma ya wa wundi nta wundi mwana babyaye. Bagerageje kumushaka kenshi ariko ntibamubona. Umunsi umwe
Kwa muganga wa musore yakiriye umusaza urwaye umeze nabi yarembye. Umusore amubonye yumva amugiriye impuhwe nyinshi cyane, nuko aramuvura, umusaza arakira. Amaze gukira bamwishyuje ay'ibitaro, umusaza arayabura. Kubera ukuntu wa musore yagiraga impuhwe nyinshi, yaramwishyuriye ndetse aranamuherekeza amugeza iwabo mu rugo. Bageze iwabo baramwakiriye, bamwinjiza mu nzu, baramushimira cyane maze batangira kuganira. Wibuke ko uno musore yari afite ikibazo, ntiyavugaga. Ubwo kuganira yari ukwandikirana urupapuro. Nuko wa musore ababaza umubare w'abana bafite ngo babazane basuhuze. Nuko baramusubiza bati, nta mwana n'umwe dufite, n'uwo twari dufite twabyaye yarapfuye kubera ikibazo yari yaravukanye cy'ubumuga bwo kutagenda no kuvuga. Ibyo byatumye umugabo wanjye anshuka, tujya kumujugunya, maze dushatse akandi kana turakabura. Wa musore ababaza ahantu uwo mwana bagiye kumuta n'igihe bamutereye. Bahamubwiye asanga hahuye n'aho umubikira yamubwiye yamutoraguye. Ahita amenya ko ari we bari kuvuga. Arongera arababaza ati, none se uwo mwana mwagiye guta yari uwanyu koko? Niba se ari uwanyu, kuki mwahisemo kujya kumuta? Ubwo si iyo mumuvuza ntaba yarakize? Umusaza aramusubiza ati, umwana yari uwacu rwose, gusa impamvu twahisemo kujya kumuta nuko twabonaga ari kutuvunira ubusa kandi n'ubundi adateze gukira. Umusore amaze kumenya ko abari kumwe n'abari ababyeyi be yarababaye cyane, ariko ntiyahita ababwira ko ari umwana wabo. Arebye ubuzima butari bwiza ababyeyi be babayemo, agahinda karamwica, ahita abasezera harataha. Hashize ukwezi, wa musore yaguze inzu nziza iri ahantu heza, ayishyiramo ibintu byose bikenewe. Arangije ahamagaza ababyeyi be, atitaye ku byo bamukoreye, ku buzima bubi yaciyemo kubera bo, kubwo kubura urukundo rwa kibyeyi nk'ababyeyi bamubyaye. Yirengagije byose, arabahamagara baraza abaha ya nzu. Ababyeyi barishimye cyane, ibyishimo birabarenga, barabyina, babura icyo bavuga, ariko bari bataramenya ko ari umwana wabo yibahaye. Wa musore yabahaye ikaze, abereka ibikoresho byose n'ibyo kurya, ubundi abasezeraho arataha. Hashize icyumweru wa musore yagarukanye na wa mubikira wamutoraguye, baza kubasura. Bababyeyi bari barasubiye mu buzima bwiza, batangiye kongera gusa neza. Baryaga icyo bashaka, bakarara heza, mbese ubukene bari barabusezeyeho. Nuko wa musore n'umubikira bahageze, barabakira. Maze wa mubikira arivuga, avuga n'aho aturutse n'icyo ashinzwe muri paruwasi. Arababwira ati, uyu musore ni uwanjye. Namutoraguye ari akana gato kari ku muhanda impande y'ishyamba, kari kazingiye mu gasambi, mpita nkatwara ndagenda nkitaho nk'akana kanjye, nkavura uburwayi kari karwaye, bumwe muri bwo burakira. None dore kabaye akagabo, kamenye kugenda, gusa kanze gukira mu kanwa kubera ko kari karatinze kuvuzwa. Ariko ntacyo bitwaye kubera ko nakigishije ururimi rw'amarenga. Bababyeyi babyumvishe bagwa mu kantu, baratungurwa cyane, maze bararebana, isoni zirabica, babura icyo bavuga kubera ko bari bamaze kumenya ko ari umwana wabo bataye. Ise yahise yibuka ko yamufashije mu bitaro, akamwishyurira buri kimwe cyose. Ibibuka ko iyo nzu nayo barimo ari we wayibahaye. Ipfunwe n'ikimwaro birabarenga, nuko baravuga bati, nyuma y'ibyo twagukoreye tukakwima urukundo, tukaguha urwango, tukajya kukujugunya twibwira ko ari bwo dukemuye ibibazo, none ibyo byose warabyirengagije uradufasha? Bahita bamanukira icyarimwe bose, barapfukama baravuga bati, ntidukwiye kwitwa ababyeyi bawe, twakwimye urukundo rwa kibyeyi tukurenganyiriza uko wavutse, turakujugunya kandi aricyo gihe wari udukeneyeho, none wowe uraturuse, ibyo twakwimye urabiduhaye. Nuko wa musore arabahagurutsa, afata urupapuro yandika aya magambo, muhaguruke,
narabababariye. Mu byo nigishijwe nize ko nagomba kubabaza uwambabaje kandi ko ngomba gukunda uwo ari we wese nubwo we yaba atankunda, cyane cyane abambyaye kuko aribo bampaye ubuzima. Kenshi nahoze nifuza kubona ababyeyi bambyaye, kuba ubu ngubu mbafite sinshaka ko mubaho mubabaye. Nicyo gihe ngo nanjye mbashimishe. Nuko barahaguruka barahoberana barishima cyane. Mwakoze cyane kuntega amatwi. Nizere ko ino nkuru hari isomo igusigiye.